Amategeko ya Kiliziya Gatolika ateganya ko hari ibigomba gukorwa mu gihe cyo gutora umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi iyo yitabye Imana cyangwa yeguye. Iyo Papa yitabye Imana cyangwa yeguye, Kiliziya Gatolika ijya mu gihe cyitwa sede vacante. Muri icyo gihe ubuyobozi bwa Kiliziya buyoborwa n'inama y'abakaridinari baturutse hirya no hino ku isi. Gusa ariko ntabwo baba bemerewe gufata ibyemezo bikomeye birebana na Kiliziya kugeza hatowe undi Papa. Hagati y'iminsi 15 na 20 Papa amaze gushyingurwa, abakaridinari bakora inama izwi nka conclave, ikabera muri Basilika ya Mutagatifu Petero. Papa atorwa n'abakaridinari 120 bari munsi y'imyaka 80. Kugeza ubu Kiliziya Gatolika ifite abakaridinari bagera ku 135 bakiri mu nshingano, ndetse n'abari mu kiruhuko cy'izabukuru bose hamwe bakaba 252. Ukurikije ibisabwa nibo bemerewe gutora. Gusa ariko Papa Paul wa kane yashyizeho itegeko rivuga ko abakaridinari 120 aribo bemerewe gutora Papa. Ibi bivuze ko mu bakaridinari 135 Kiliziya ifite, kugeza ubu hari abagera kuri 15 batitabira umuhango wo gutora Papa mu rwego rwo kwita ku ihame ry'uko buri gihe agomba gutorwa n'abantu 120 batarengeje imyaka 80. Iyi nama y'abakaridinari izwi nka conclave ntabwo iba rimwe ngo ihite irangira, ndetse muri icyo gihe ntabwo baba bemerewe gukoresha telefoni, kuvugana n'itangazamakuru cyangwa se irindi tumanaho ryo hanze iryo ari ryo ryose. Ibi bikorwa kugira ngo Roho Mutagatifu akomeze abayobore muri icyo gikorwa, ndetse kugira ngo hatagira aho bahurira n'abantu barimo abanyepolitiki bashobora kubaha amahitamo y'uwo bagomba gutora. Kugeza ubu Kiliziya Gatolika yemera ko umugabo wese wabatijwe cyangwa se umurayiki ashobora gutorerwa kuba Papa. Gusa ntabwo birabaho kuva mu 1378. Uyu munsi umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi atorwa biturutse mu nama nkuru y'abakaridinari. Mu gihe cyo gutora, buri mukaridinari yandika izina ry'umukandida yatoranije, akazinga urupapuro ruriho izina rye akarishyira mu nkongoro nini ibiri kuri aritari. Aba bakaridinari kandi bavuga isengesho bambaza Yezu Kristo nk'umuhamya ndetse n'umucamanza wabo. Kugira ngo Papa atorwe agomba kubona nibura amajwi angana na 2/3. Iyo ntawe ubonye amajwi ahagije, amatora arahagarara, abakaridinari bagasenga, nyuma bakayasubukura kugeza igihe Papa abonekeye. Ibi bishobora kumara iminsi, ibyumweru, ukwezi cyangwa se umwaka. Buri tora rikozwe iyo nta muntu ugize amajwi angana na 2/3, udupapuro abakaridinari batoreyeho baraducagagura, bakatuvanga n'amarangi y'umukara, bakadutwika, hanyuma mu cyumba batoreyemo bakazamukiramo umwotsi w'umukara, bigaragaza ko nta Papa uraboneka. Muri icyo gihe cyo gutora Papa, ku mbuga ya Basilika yitiriwe Mutagatifu Petero, haba hari imbaga y'abakristo Gatolika bategereje kumenya Papa mushya ugiye kuyobora Kiliziya. Buri munsi hakorwa amatora inshuro enye. 2 aba mu gitondo, andi 2 akaba nyuma ya saa sita. Hashobora kuba amatora inshuro runaka kugeza igihe umwe mu bakaridinari abonye 2/3 by'amajwi kugira ngo atsinde. Iyo abakaridinari bakoze amatora inshuro zirenze 33 zose nta Papa mushya uraboneka, bahita bafata abakaridinari 2 bagize amajwi menshi kurusha abandi, maze hagakorwa andi matora. Ugize amajwi menshi muri bo akaba ari we uba Papa. Iyo umwe muri abo bombi amaze kubona amajwi asabwa, uyoboye inama y'abakaridinari amubaza ibibazo 2. Icya mbere kiragira kiti: wemera itorwa ryawe nk'umuyobozi w'ikirenga wa Kiliziya? Icya kabiri: uzitwa nde? Iyo abyemeye ahita aba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, maze bagafata za mpapuro batoreyeho bakazitwika bazivanze n'amarangi y'umweru, maze mu cyumba batoreyemo hakazamuka umwotsi w'umweru, bisobanuye ko noneho Papa amaze gutorwa.
Icyo gihe umuyobozi w'inama y'abakaridinari arasohoka agahagarara ku ibaraza rya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero maze akavuga amagambo yo mu Kilatini ngo Habemus Papam, bisobanuye ngo dufite papa. Agahita atangaza amazina ye asanzwe ndetse n'izina yihitiyemo ry'abapapa. Papa umaze gutorwa ahita yambara ikanzu y'umweru nawe akaza kuri rya baraza agatanga umugisha ndetse agatangaza ijambo rye rya mbere ku bakristo gatolika aba agiye kuyobora mu buzima asigaje ku isi. Kuri iyi nshuro umunyarwanda azagaragara mu batora papa bwa mbere mu mateka. Antoine Karidinali Kambanda ari mu bazitabira amatora ya papa mushya uzasimbura Papa Francis witabye Imana ku wa 21 Mata 2025 ku myaka 88 y'amavuko. Papa Francis yari amaze imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi kuko yatorewe uyu mwanya mu mwaka 2013. N'ubwa mbere mu mateka umunyarwanda azagaragara mu bazatora papa ndetse nawe afite amahirwe yo kuba yatorwa. Ku wa 28 Ugushyingo 2020 nibwo Papa Francis yagize Antoine Kambanda Karidinali. Yahise aba Karidinali wa mbere ubayeho mu Rwanda. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis hazabaho inama y'abepiskopi batoranijwe kugira ngo hatorwe papa mushya. Iyi nama bivugwa ko izaba tariki 6 na 11 Gicurasi 2025, ikazabera muri Chapelle Sixtine i Roma nk'uko amategeko ya Kiliziya abiteganya. Mu bakaridinali barenga 120 bemerewe gutora harimo na Karidinali Antoine Kambanda. By'umwihariko Karidinali Antoine Kambanda azatora papa mushya kuko abakaridinali babyemerewe ari abari munsi y'imyaka 80 mu gihe we afite imyaka 67 y'amavuko. Nubwo bidakunze kubaho kenshi, nta tegeko ribuza karidinali uwo ari we wese gutorerwa kuba papa. Bivuze ko Antoine Karidinali Kambanda yujuje ibisabwa kugira ngo nawe abe yatorerwa kuba papa.